Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe, nanjye meze neza ndashima Imana. Aka kanya tugiye kuganira ni content cyangwa se topic nshasha nshaka kuzajya tuganiraho byibura muri weekend, tukabufata umwanya tukayiganiraho. Ni topic ifite aho ihuriye n'uburyo twakwiteza imbere dufatanyije twese, aho tugenda tureba amagambo y'ubwenge abantu bagiye bavuga ashobora kutugira akamaro, haba inama baduhereje, haba inzira batubwiye twanyuramo dukora ibintu natwe aho tugera, cyane cyane nk'urubyiruko twifashishe izi social media zacu cyangwa se internet dufite, ikoranabuhanga dufite, tukabasha kugira icyo twakwigezaho tukayibyaza, cyangwa se ibyo bintu dufite tukabibyaza umusaruro. Uyu munsi turavuga ku magambo Derek aherutse kuvuga ubwo yari yahostinzwe na Gatari cyangwa se yatumwe na Gatari Fred, avuga uburyo social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga yazibyaje umusaruro. Yabivuze muri aya magambo, yaravuze ngo buriya imbuga nkoranyambaga ni ahantu heza wakura amafaranga, ariko bikagusaba mbere ya byose gushaka ibintu ukora byawe bwite kandi ukagerageza kwihangana. Numva uko yabivuze. Hello love on datas, this is Derek again. Guys, nizeye ko mumeze neza. Njye ni Derek, umuhungu wanjye kuri Speech. Tumwakire by'umwihariko nk'umu content creator hano mu Rwanda kuri Speech. Muramuzi hejuru kuri Prank, muramuzi hano ku mihanda. Derek ari hejuru cyane. Rero muzanye by'umwihariko kugira ngo wowe mu creator uri hano, muto cyangwa mukuru, ukunda Derek, dushobore kuganira nawe aduhe experience hano ku mihanda. Ese bimeze bite? Ese ni iki gituma bamwe bakora bigakunda abandi bagakora ntibikunde? Ibanga ni irihe Derek ku bantu wabasangiza ku kintu gituma social media zawe zikura vuba kuruta abandi bantu benshi? Ibanga rya mbere ni ugukora cyane. Ntabwo uzabyuka ngo ushake kuba nyakso uyu munsi kandi ushake kudusetsa, kandi tuzi ko dufite patino, dufite nyakso. Ntabwo uzabyuka ngo uvuge ngo ngiye gutanga speech zigisha urubyiruko, tuzi ko dufite Derek, dufite bande na bande. Niyo mpamvu ikintu cya mbere gituma dusubira hasi, ntabwo dufite icyo bita ikintu cyacu runaka ngo uvuge ngo ni iki nakora kano kanya gitandukanye, gifite innovation itandukanye n'iy'abandi bantu. Turimo n'amafaranga, ni ikintu kirimo amafaranga iyo wagikurikiranye neza. Mwabyumvishe rero, nuvuga ngo izi mbuga nkoranyambaga, yaba WhatsApp, yaba Facebook, yaba YouTube, ari nayo turiho akanya, yaba TikTok, yaba Instagram, aho hose wahabona amafaranga. Ariko mbere ya byose bisaba kwihangana, ikindi ukagerageza gushaka ibintu byawe. Muri iyi minsi abantu benshi turi kujya kuri YouTube cyangwa se kuri Instagram twiganya abantu runaka, ariko nk'uko yabivuze, nujya kwigana umuntu wamaze kubaka content ye, aho yavuze muri aya magambo, ntabwo uzabyuka ngo ushake kudusetsa kandi tuzi ko dufite patino, dufite nyakso. Ntabwo uzabyuka ngo uvuge ngo ngiye gutanga speech zigisha urubyiruko, tuzi ko dufite Derek, dufite bande na bande. Niyo mpamvu ikintu cya mbere gituma dusubira hasi, ntabwo dufite icyo bita ikintu cyacu runaka ngo uvuge ngo ni iki nakora kano kanya gitandukanye, gifite innovation itandukanye n'iy'abandi bantu. Urugero, nimba wiganye Nsabi yaramaze kubaka komedi ye, nawe kuvuga ngo ugiye gukora nka Nsabi baramuzi, afite impamvu yateguye ira content, afite uburyo azayikora n'uburyo izaraninga. Nawe gerageza, nta kintu gishasha mu isi y'ijuru, byo turabyemera, ibintu byose usanga ibyo ukora n'uwo bikozeho, ariko gerageza ushakemo innovation cyangwa se ushakemo akantu gashasha, ushyiramo creativity yawe. Niyo mpamvu nko kuri YouTube, umuntu uri kuri YouTube cyangwa se umu-YouTuber amwita umu-content creator, nuko agerageza gufata ibyari biriho akagerageza gushaka uburyo bihindura, cyangwa se agafata ikintu gishasha akagishyira hariya akakivugaho. Yaba afashe igisanzwe kiriho, nimba urugero agiye kuvuga ku muntu runaka akamuvugaho, ariko wa muntu akamwinjiriza, ariko agendeye kuri bya bindi wa muntu yavuze. Urugero turi kuvuga kano kanya kuri Derek again, nuko hari ibyo yakoze, sibyo? Tumugize content,
ariko nuba ngo ngewe ngo kuba nka Derrick nge ngira abantu inama nta kintu uzageraho nkubwije mukuri wowe uzaba uri kujya gukopiya ibyo yakoze kandi ntuzi impamvu yabikoze ntuzi icyo yaragamije ntuzi icyo akeneye kuzageraho wowe ugiye mu bintu utateguye so rero inama yaduhaye twagombye kuba dukurikiza nani turi kujya kuri social media tujya kuzibyaza umusaruro nuko tugomba mbere ya byose kumara twamenya ngo ikibuga turimo ni ikihe ese kugikiniramo ni gute ntumvuge ngo runaka ateye umupira utya nanjye kamutera oya nawe utera umupira ushaka kundi uburyo uteramo byibura ugereye mu izamu kuko nta gantu atsinda ibitego kimwe icyo ni icyambere icya kabiri hano kuri social media nkuko wenda abagafashe bagenda bitujya cyase abamaze kujya bagera kuri social media dore no kuri Gatari Fred nuko hano hantu hari amafaranga ariko kuyabona nicyo kibazo urabona mu gitondo urabyuka ugafungura YouTube channel n'urugero nkuko nandi bose bazifungura ugafungura YouTube channel nta kintu uteganye gushiraho gusa nukumvisha ko kuri YouTube hari amafaranga ugatangira ugafata ibintu by'umuntu ko wabyakabaye kugiterura ibintu ukagira ute ukabijyana ukabishyira kuri channel yawe ukabafasha gufata nka Nyakiso comedy ugafata comedy ze ukazishyira kuri channel yawe icyo gihe bazahita baguhereza strike bagukwerekeye baguhe copyright nujya kuba monetize usanga ufite used content icyo gihe ntabwo uzaba monetize gerageza uhimba ibintu byawe kabone nubwo wabakiye kuri bya bintu bya Nyakiso nimba urugero ukina comedy nkiza Janti murabizi uburyo ategura comedy ze ni ukujyana abantu mu ijuru wibyuka ngufate video za Janti nawe ujyana abantu mu ijuru ahubwo tekereza bati gwese ko Janti ajyana abantu mu ijuru nje kambajyana ikuzimu n'urugero bahari reka nje bajyana ikuzimu cyangwa se bajyana mu ijuru abatsinzwe bajyana ikuzimu ariko ugerageze umwigane ariko udafasha ibintu bye byose iki kintu yatubwiye gikomeye dore n'iki ushobora kubikora bikanga bikabirize nkuko natwe twese twatangiye kuko nkanye njya gutangira rwose sinakubeshya speech byaranze nakoze hafi amezi 2 ntarakora speech ishobora no kurebwa byura na views 50 bivuze yuko ikintu cyawe iyo wakirwanyeho 100% ukavuga ati ngiye iki kintu nyirambirijo ntago njagaraye kuri views zawe nyeya byanga byakunda igihe kimwe kiba kizaba so muri kwa guhatana kwawe utajagaraye hari uzagira umunsi umwe wawe ukabona views ziriyongera noneho za views iyo ziyongereye icyo uhita ukoraho ni igiki ubwo uvuga ati niba ibi bintu bitandukanye n'ibyo nari nsanzwe nkora noneho ngiye guhita pushingana imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ba bantu wari wafashe noneho uhita ubakomve kubabwira ati ndagihari kandi mari kugira ngo mbashimishe ukavuga ati ibintu ninjiyemo nyine mbyinjiyemo nkomeje ntabwo mbyinjiyemo kugira ngo nkore akavideo kamwe kubera ko mbonye bakatarebwe ngenda niryamire oya umana ushobora no gukora ukamara n'amezi 5 ukora video warabuze ni na views 10 ndakubwiza ukuri ariko wa mugisha wawe umwe hari nk'igihe urugero ushobora nko gukoresha nk'agafoto kanjye kuri thumbnail yawe hano muri iyi si nta muntu waguze isura ye uzafata ifoto y'umuntu kuyikoresha babyanga sibyo gute ushobora no gukora ikiganiro nk'urugero nko abantu bakora ibiganiro byaranze kureba kugira ngo uze gukora agatamneri keza ukaba wamvugamo nk'urugero cyangwa ukavugana wa muntu urebwa cyane ukamuvuga akantu gatoya ibyo bigahita bigufasha gufata ya foto ukayishyira kuri thumbnail yawe washaka ukabona izo views 2 cyangwa se 100 ariko ziba ziruta za zindi watangiriye izo rero nizo ukomeza kugenda uzamura gake gake bitewe n'imikorere yawe ukagera kure cyane acyumvisha yaravuze ngo kuri izi mbuga nkoranyambaga kuba successful nyine biragoye ariko gerageza kwifashisha abantu bamaze kumenyekana iki kintu aba YouTuber benshi kiradutsinda iki kintu kiradutsinda pe kumenya ko tugomba kwifashisha abantu bamaze kumenyekana biragorana nimba uzi ko Derrick amaze kumenyekana kuri social media yaratangiye bigoranye witinya gushaka ikiganiro muvugamo nurangiza ufata ifoto ye uyikoreshe nka thumbnail yawe cyangwa se umushyire kuri thumbnail yawe byibura nufata topic ugashiraho Derrick again cyangwa se ugashiraho na Kiramani urugero warangiza
ugashyiraho titire ijya gusa n'ibyo wavuze muri content yawe, muri video wakoze, ariko bifitanye n'ubundi isano n'ibyo Derrick wamuvuzeho. Icyo gihe abantu bazakurwa no kureba Derrick, kuko nta muntu ukuzi ariko Derrick baramuzi, nta muntu ukuzi ariko Kiramani baramuzi, nta muntu ukuzi ko Gatari Fred bamaze kumumenya. Witinya rero kubakoresha kuri thumbnail zawe, kuko bazagira ute, bazagukurira abafana. Ikindi ugomba kwitaho mu gihe uri kuri social media, gerageza kumanaginga abantu bawe. Iki kintu nacyo Gatari yarakivuze, banza ukunde abo ugiye gukorera kuruta uko wowe wikunda. Fata abantu ubagire family, fata aba subscribers bawe ubaha agaciro nk'uko mubizi hano muri aba gaciro bagakomeye cyane. Uba ku mubano hagati yawe n'abantu batanu bagukoreye subscribe. Mwumvishe ukuntu yaravuze ngo abantu bafata ngo ubaterere. Nimba ufunguye YouTube channel nta muntu n'umwe ufite, ukabigize amahirwe ukabobonye umuntu wagiyeho, abantu babiri bagiyeho, abantu 10 bagiyeho, abo bantu bafate nk'abantu bawe, ubabone ko ari abantu b'agaciro, utangire ubegereze, umenye uburyo bwo managinga, ntubatererane. Sibyo, abantu batanu bazakuzanira abandi batanu babi10, 10 bakuzanira abandi batanu 15, gutyo nawe ntucike intege. Ariko nibaza ukajya ukora video rimwe mu kwezi, bazerwa ko channel yawe ibaho, bajye kuri za channel zindi ziri kugira ute, zifite video ziri gutrending. Rero iki ni tugomba kujya twitaho cyane mu gihe tugiye kuri social media. Gukoresha social media tuzibyaza umusaruro, kandi amafaranga yarahari pe, amafaranga arahari. Nayibazaho ndetse bati ngiye mu 200 ndabyinjiza, kandi nta mashuri menshi mfite. Ikiza cyane hantu kuri social media ntabwo bisaba ko warize amashuri menshi. Iyo wize amashuri byiza, ntabwo kwiga ari bibi, kwiga ni byiza, kuko no kumenya gusoma no kujya gufungura YouTube channel nuko uba ufite ubumenyi, cyase no kumenya gufungura TikTok account nuko ufite ubumenyi. Ariko nubundi ubwo bumenyi bwawe shaka uburyo byazo umusaruro nubwo wari bukeye. Sibyo, hano kuri TikTok dufite abantu bakorera amafaranga menshi kuri TikTok batarigeze biga, ariko ko bateguye content zigiye kwereka abantu. Dufite abantu kuri YouTube bakorera amafaranga menshi cyane kuko bakina comedy, nta mashuri menshi bafite. Bansabe ntangije amashuri 3 yisumbuye, sabe bangije amashuri 3 yisumbuye, babije bagere guhari bangije amashuri 3 yisumbuye, ariko barakora amafaranga amamiliyoni. Kiramani mu biganiro by'agatanga mbere avuga uburyo ki yabaga mu nzu ivawe n'umugore we. Sibyo, yajyaga aba mu nzu ivawe n'umugore we, ariko ubu urwego bahagazeho ubuzima babaye mu buzima bwiza. So natwe rero aya mafaranga dushobora kuyakorera, birashoboka, ariko mbere byose nkuko twatangiye tubivuga, ni ukumenya kwihangana, ukamenya kwita ku bantu bawe, ukamenya kandi kugerageza gushaka ibintu bishyashya. Nubwo itaba ari bishijana kwijana, ukageza gushiramo creativity cyangwa innovation mu bintu uri gukora, ku buryo umuntu ati uyu ni umwihariko wa Mixmax TV. Sibyo, nibagera kuri channel yavuga ati uyu ni umwihariko wawe, ibyo we babizi. Guys, rero ikiganiro ubwo ni mu gikunda bite like muri mwagihaye na comment muri mwagiteyeho, tuzatangira cyo gutegura n'ibindi biganiro bitandukanye. Nari nkoze ikiganiro cya mbere nka content ntangije, ni muyikunda tuzagenda tuyongeramo utuntu two kwiryoshya kurushaho, tujya tureba inama abantu basa naho bafite aho bageze mu bintu bya social media ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bagiye batugira, tuzibyaza umusaruro, nako tuziganireho turebe ko bishoboka. Ndabakunda cyane rero, nakagaruka tujye gukanda subscribe, ufungure inzogera, kandi iyi video uyihereze like, igitekerezo muri comment, kandi wibuke gukora share kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi. Ndabakunda cyane rero, reka duhure muri video zikurikiyeho tureba ibijyanye n'ikoranabuhanga. Iki kiganiro cya tugikora buri ku cyumweru bitewe ariko nuko ndabona mwagikunze. Ciao ciao, ndabakunda cyane.